ubu atangiye kubona ishusho yabwo. Twaberekaga Immaculée ari wenyine, mugasigarana ikibazo kibaza ngo se mugenzi we ari mukumva mufite amatsiko yo kumubona. Rero yashatse kutuzanira umukwe kugira ngo tumubone. N'ejo niduhura mu muhanda timukamurengane, muzomenye ko ari uwahano cyane, timubona ko baberewe cyane. Asa n'Imana. Mwishimiye kuzotambuka bwabo? Bongera amashyi menshi ku Mana. Immaculée, turagushimiye bivuye ku mutima. Impamvu tugushimira ni zibiri. Impamvu ya mbere nuko wabaye umukobwa w'intangarugero hano mu itorero. Hari umusore umwe wavuze ushize aravuga ngo umukobwa ukeneye ngo kubaka muri Sobere ngo azoza afata igikoropesho nuko n'umukubuzo ngo akubuze hano. Amaze kugenda batari bake baciye muri iyo nzira bakoze isuku hano. Ese uyu si uwa gatatu batari uwa kane. Abakobwa rero murabe mwumva, niba ukeneye kubaka ubanze uzikora isuku hano uzabakora umugisha udasanzwe. Immaculée rero yarasanzwe akora uwo murimo hano, ndizera ko azawukomeza n'ahagiye. Indi mpamvu ya kabiri tugushimira, turagushimira kuko utagiye nijoro cyangwa hari abari kugenda ku manywa ariko bakagenda mu nzira za kinyokayoka zidasobanutse. Immaculée, kuba uciye mu nzu y'Imana mu rusengero ukatwereka ishusho y'abana b'Imana barezwe mu itorero, icyo nacyo turabigushimiye kandi tugusabiye gushaka umwana wo kubaka rukaguma kazana hungu na Paul. Reka nsabe Mutama Erasita nashaka kugira abasabire mu gushaka umwana. Imana ikomeze kubagirira neza no muri iyi minsi iri imbere y'imyiteguro. Imana ibasiga Satani n'imanga ibyiza, ariko tubashire mu bwishingizi bwa cyose. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, dutanze ishimwe n'icyubahiro tukweretse aba bana basanire inzu bagiye kubaka. Ibyo bazakora byose bizabe byiza imbere yawe. Uzobahe kororoka, bazabyara abahungu n'abakobwa. Umugisha wawe mu Mwami Yesu ubabeho, dusabye twizeye kuko ubibakoreye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Murakoze, Imana ibamugisha umusubira ku bibanza byanyu. Rero abanyeshuri mwese ubukwe buzabutahe buzabera muri Philadelphia na inyuma Sikure. Azare nayo Sikure na hirya muri DC. Iteka ryose mwibuke imirimo itangaza yakoze, itangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke. Nta rubyaro rwa Aburahamu umwe, umugaragu we umwe, n'abana ba Yakobo abo yatoranije. Uwiteka niwe Mana yacu, amateka ye ari mu isi yose. Amen. Ndagira ngo dushime Imana kuko abantu bamwe bivuga ijambo rya mbere. Turashima Imana kuko turi hano uyu munsi wa none. By'ukuri uruhande rw'iwanjye ntabwo nari nzi ko turi hano, ndetse nabibwira abashumba yuko tuza kubana, ariko ugeze hano hari urusengero rwifuje kuko tubane, ariko nza kubahakanira ku munota wa nyuma kuko igikorwa cyari hano cyo gushyigikira bariya bana cyari gikenewe kandi ari ngombwa. Ndagira ngo nshime Imana ko Imana yabanye nanjye aho mvuye uwo munsi nabitekereje yuko nzaza ndinda n'abo twari turi kumwe kugeza neza hano. Imana ihabwe icyubahiro. Ikindi kandi ndagira ngo maze ntange konti kubwo uriya mubyeyi mubona hariya amapasiteri, twabanye n'umushumba Revera Pasiteri Bizimana. Yari n'inshuti yanjye wihariye ku giti cyanjye.
n'umuntu uragenda agasanga hano mu rugo kajya kumusaba inama kandi ntari umushumba ni umukristo usanzwe kandi sinari umukristo we nasengeraga mu itorero rya Eliakor ariko kubera ubwenge namubonagamo bigatuma ntera intambwe kujya kumusaba inama. Kuva rero mbere muri Amerika natangiye itorero muri state bita muri Kentucky nza kwisanga muri Methodist bajije baza kumbwira ko kuri wayibayemo nza kumushaka muri state yabagamo nza kumusaba inama y'iryo torero bakoreramo inama tubana nawe kandi tukabana muri state ariko tubana mu buryo bwo gufashanya. Rero ndagira ngo kuko twabonye uburyo bwo gusengera muri materaniro twabikoze iyo tuba ariko kuba mpagaze hano turagira ngo twihanganishe tujya mu Amen. Kandi yakoreye Imana tuzabasanga. Ndagira ngo rero kuko mama bivuze ndi umuhungu wa gatatu cyangwa se umwana wa gatatu kuba yavuze ko nari narwaye ngakira ndagira ngo mbashimire kubera kuko mwadusengeye. Amen. Amen. Kandi sinjye nyine warwaye nawe niwe yari yarwaye kandi nabo ndashima Imana kuko Imana igeze gute yamukijije. Kenshi iyo namuhamagaraga cyane kandi ntamuke igihe cyose namuhamagara nshaka ko tuvugana nawe bambwiraga kuko yagiye muri Burakeye. Igihe cyose uko mpamagaye ngo agiye muri Burakeye munsi yarwaye barambwiye ngo yarwaye kujya mu byamuje kujya muri Burakeye ndavuga ngo ubwo ataje muri Burakeye nyine uyu mubyeyi yarwaye ariko ndashima Imana kuko Imana igeze gute yamukijije. Ikindi aricyo uza gusorezaho mbere y'uko tuvuga ndashimye kuganira datari koniteri wacu twabanye mu itorero Nairobi muri pasiteri w'urubyiruko nawe ahegenze korali kuriya dukorana umurimo we neza. Naje kumusanga i Kigali ubwo twari turi gushingira umukristo wacu ariko twongeye kuruha ntabwo bari bisanga n'abantu benshi wenda tutazi ariko bashobora kutubona. Ndagira ngo nshimire itorero mu mpamvu zimwe zatumye tuze gusengera hano by'ukuri hari ijambo mwavuze barimo batanga tumanyaje buriya mpamvu yo kubaka buriya kurera ni kimwe kubyara ni kimwe no kurera ni ikindi no gukuza ni ikindi. Umwana buriya arererwa ahantu hatandukanye arererwa mu umuryango wa mbere ni uw'ababyeyi bamubyara aribo mama watureze hamwe n'abavandimwe. Umuryango wa kabiri rero ni itorero turagira ngo dushimire ubuyobozi bw'itorero. Ni ukuvuga ngo uyu mwana iyo tubona arererwa umunsi kugira ngo tudukura muri Amerika ngo bitume bituzana hano by'ukuri tuzaze kumuherereza tujye kumwubakira ariko cyane cyane uruhare rukomeye mu itorero bashumba ndetse n'itorero muri rusange twahagaze hano kugira ngo tubashimire. Hariya birashoboka yuko umwanya w'undi bisi bigorana birashoboka ko tutabyegura ariko muri kugira ngo dutere intambwe ni ukugira ngo by'ukuri tuze kubabwira ko tubekoresa igikorwa mwakoze. Aba bavandimwe banjye basengera ahantu hatandukanye umushumba wa pasiteri Muhorara afite ahantu asengera papa nawe tuvugana nabo bafite ahantu asengera mama nawe agasengera hamwe n'abandi bavandimwe. Aba bose murumva umutabanye ko ariko kandi ikomeye n'aho abantu bagira gute bakorera umurimo w'icyaha. Ndagira ngo kuri ubwo rero muri icyo kintu nimumfashe kugira ngo dukomere Imana amashyi menshi tuyakongera abashumba bacu. Twabaye hano myaka navuye hano muri 2012 nahageze muri 2012 mwene data yahindutse ndetse nagerageje gushakisha ariko naje kubona kuko turusengera rwose. Ndabishimira Imana cyane kugira ngo rero gutwara umwanya w'uyu muryango ubwo Imana yakoze kubw'umugisha Imana yaduhaye kugira ngo dushobore kuba turi guhumeka turi bazima. Ndagira ngo mama kubera ko akunda rero itorero cyane simbizi ko niba ari igihe batiyoboye ariko simbizi kuko yanakanye ibitoro bya buri gihe ngo bamutume amafaranga. Icyo ndayishimiye sema haleluya. Ntabwo ndi uw'iri torero ariko iyo mwagiraga umuryango raporo yangiraga. Ndagira ngo n'ubundi kuko twafatanije bateretse umutima w'urukundo ituro ryacu rwose tuzayumva azakiriza abashumba no gutanga umutima w'abakozi. Murakoze cyane.
Yeah.
reka